Muraho tubahaye ikaze na karibu kuri urubuga Menya isuzumishe kare MIK TV, aho tuganirira uko twabungabunga ubuzima bwacu n'abacu bityo tukagira ubuzima buzira umuze. Mboneyeho gushimira abantu badushigikiye mu kiganiro cyabanjirije iki, yaba abakanda inzogera, yaba ababanye natwe ndetse n'abatugiriye inama. Imana ibaha umugisha mwinshi, muhahe muronke. Nk'uko twabibamenyesheje mu kiganiro cyabanjirije iki, uyu munsi turavuga ku kamaro ko guca muri ekogarafi ku mudamu utwite mu gihembwe cya kabiri. Igihembwe cya kabiri gitangira kuva ku byumweru 12 kikageza ku byumweru 24 cyangwa kuva ku mezi 3 kugera ku mezi 6. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya kabiri igirira akamaro umugore ndetse n'umwana atwite, gashingiye ahanini ku kureba ko umwana yujuje ingingo zigize umuntu. Twibukiranye ko igihembwe cya mbere kirangirana no kuremwa kw'izi ngingo, icyo twita organogenesis. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya kabiri isuzuma ko izo ngingo zuzuye kandi zimeze neza. Abadamu benshi uzumva bishakira kumenya igitsina cy'umwana, ariko burya ni urugingo rumwe mu ngingo nyinshi abaganga bagomba gusuzuma ko iremwa ryazo ryagenze neza. Uyu munsi rero tugiye guhera ku mutwe tugeze ku birenge, tureba ko umwana yujuje ingingo, tunareba n'ubumuga umwana ashobora kuvukana iyo hari urugingo rutaremwe neza, ndetse n'icyakorwa hakiri kare ngo umwana agire ubuzima buzira umuze. Hamwe na ekogarafi tureba ko umutwe w'umwana umeze neza, twibanze ku kureba ko ubwonko bumeze neza, ko bukikijwe n'amagufa y'umutwe neza, tukareba amaso, amazuru n'iminwa ko bimeze neza, ndetse tukanareba ko umwana amira neza. Hari ubumuga umwana ashobora kuvukana bufatiye ku kutaremwa neza kw'iki gice cy'umutwe, burimo ubu bukurikira. Ubwa mbere ni ubwo twita anansefali. Anansefali ni ubumuga umwana avukana burangwa no kuvuka nta bwonko, nta n'amagufwa y'umutwe afite, kuko biba bitarigeze biremwa muri nyababyeyi cyangwa mu nda ya nyina nk'uko bisanzwe biba ku bandi bana bakiri muri nyababyeyi. Abana bavukanye ubumuga bapfa mu masaha make bakivuka cyangwa inda zabo zikamo. Ubushakashatsi bwakorewe muri Amerika bugaragaza ko umwe mu bana 1000 avukana ubumuga. Munyemerere ngira inama abantu bakunze kwita abandi ngo ntibafite mu mutwe cyangwa ngo ntibagira ubwenge, babireke. Ni igitutsi kibi, kuko mubonye ko umwana utagira ubwonko cyangwa utagira ubwenge cyangwa mu mutwe nk'uko bivugwa, muri make atabaho. Ubundi bumuga dushobora kubona na ekogarafi nubwo twita ibibari. Ibibari ni ubumuga umwana avukana burangwa no kudahura kw'igisenge cy'akanwa ndetse n'umunwa byo hejuru, mbese bigasa nk'aho umwana afitemo umuferege utandukanya ibice by'ibumoso n'iby'iburyo. Uyu muferege ushobora no kuba munini ku mazuru. Impamvu zibitera ntiziramenyekana, gusa kunywa inzoga utwite, kunywa itabi utwite, gutwita urwaye indwara y'igisukari diyabete, cyangwa ufite umubyibuho ukabije byongera ibyago byo kubyara umwana ufite ubu bumuga. Ukoresheje ekogarafi mu gihembwe cya kabiri, ubu bumuga buragaragara, bityo ukitegura ko umwana azavukana ubu bumuga, ukanitegura kubumuvuza hakiri kare. Ubu bumuga bwo buravurwa bugakira. Ubundi bumuga tubona ku mutwe nubwo twita microcephaly.
Microcephaly ni ubumuga umwana avukana burangwa no kugira umutwe muto ugereranyije n'ikigero cy'umutwe w'abana bazima. Ibi kandi bijyana no kugira ubwonko buto kubera ko ubusanzwe uko ubwonko bukura ni nako n'umutwe ugenda wiyongera. Abana bavukanye ubumuga bwo kugira umutwe n'ubwonko bito bibagiraho ingaruka bamaze kuba bakuru, zirimo kudakora neza kw'imikaya muscles. Ubu bumuga bushobora guterwa no kwangirika k'ubwonko umwana akiri mu nda ya nyina biturutse kuri infection nk'umutezi n'izindi. Ubu bumuga ushobora kuburinda umwana wawe wirinda kunywa imiti yose wiboneye udahawe na muganga, cyangwa wirinda kunywa imiti myinshi irenze urugero rwateganyijwe. Iyo tuvuze imiti ibonetse yose harimo n'imiti ya kinyarwanda cyangwa ya gakondo. Abagore mumfashe mwumve ko iyi miti irimo ishobora kwangiriza umwana utwite, kuko nk'uko tubizi twese ubuziranenge bwayo buri hafi ya ntabwo. Ibintu byo kunywa imiti mubonye yose ngo masenge yampaye umuti, ngo nyogokuru yampaye umuti, mubyitondere cyane. Ecography ikozwe mu gihembwe cya kabiri idufasha kureba ko ingingo zo mu gituza zaremwe neza. Ingingo twibandaho muri ecography ngo turebe ko zaremwe neza, ahanini twibanda ku mutima n'urutirigongo. Ubusanzwe umutima ugira ibyumba bine, bibiri by'iburyo na bibiri by'ibumoso bitandukanyijwe n'urusika. Bibiri bihuje uruhande bisangira amaraso, cyangwa se bibiri by'iburyo bisangira amaraso na bibiri by'ibumoso bikayasangira. Hari ubumuga bw'umutima buboneka kuri ecography bukurikira. Ubwa mbere ni ubwo twita tetralogy of Fallot. Ni ubumuga umwana avukana burangwa n'ibintu bine. Icya mbere, kugira umutima ufite ibyumba bipompa amaraso bifite urwenge mu rusika rubitandukanya, ventricular septal defect. Ubundi bigomba kuba bidanangiye nta kenge karimo. Icya kabiri ni ukugira icyumba cy'iburyo gipompa amaraso gifite imikaya ibyibushye yavumbutse cyane, bituma itikanya cyangwa ngo yikanyure neza, nka kumwe umuntu ubyibushye cyane atabasha kwiterura, right ventricular hypertrophy. Icya gatatu ni ukugira umujyana w'amaraso munini ukubiranya amaraso yanduye n'ameza icyarimwe, overloading aorta. Icya kane ni umujyana w'amaraso ajya mu bihaha ufunganye cyane, pulmonary stenosis. Tubibutse ko umutima w'umuntu muzima ugira ibyumba bine, bibiri by'iburyo na bibiri by'ibumoso bikorana, ariko ntibikwiye ko ibirenga bibiri bikorana cyangwa ibirenze bibiri bisangira amaraso, cyangwa ngo kimwe cy'iburyo gisangira amaraso n'icy'ibumoso. Utwo twenge tudasanzwe dutuma bibiri bisangira amaraso, bityo amaraso meza afite oxygen akivanga n'amaraso yanduye adafite oxygen. Ibi bituma umubiri w'umwana utabona oxygen ihagije, akagaragara asa n'ubururu bwijimye, ndetse akananirwa vuba, ku buryo atavuwe kare ngo utwenge badufunge abura igikuriro, bityo akaba yanagwingira. Ubu bumuga rero bushobora kuboneka muri ecography hakiri kare, bityo bigatuma umwana azitabwaho by'umwihariko akivuka, akavurwa agakura neza. Ubundi bumuga tubona ku mutima w'umwana ni ubwo twita pulmonary atresia. Pulmonary atresia ni ubumuga umwana avukana burangwa no kwifunga burundu k'umujyana ujyana amaraso yanduye mu bihaha ngo asukurwe. Birumvikana umwana ufite ubu bumuga nawe abura amaraso meza mu mubiri, bityo umubiri we ugahinduka ubururu bwijimye,
akarangwa no kugira umunaniro ukabije ndetse no kutiyongera mu biro. Ubu bumuga buravurwa bugakira, umwana agakura neza. Butavuwe hakiri kare, umwana aba afite ibyago byinshi byo kurwara umutima ndetse bishobora no gutera urupfu. Hamwe na ekogarafi tureba ko urutirigongo rwaremwe neza, tubibutse ko rubamo urusobe rw'imyakura ihuza ubwonko n'ibindi bice, ndetse n'uwavuga ko narwo ruba mu bwonko ntiyaba abeshye. Akenshi ubumuga tubona ku rutirigongo ni ubwitwa inyonjo. Inyonjo ni ubumuga umwana avukana burangwa no kubona urusobe rw'imyakura rutagaragiwe n'amagufa y'urutirigongo. Ibi bituma imyakura ifatira ahari iyi nyonjo idakora neza, bityo igaburira bigahinyarara cyangwa bikaba pararize. Igitera inyonjo ntikiramenyekana, gusa umuntu uvuka mu gisekuru cyavutsemo umuntu ufite inyonjo nawe aba afite ibyago byinshi byo kuba yabyara umwana uyifite. Ikindi kizwi cyongera ibi byago ni ukubura vitamine B9 cyangwa folate. Iyi ni nayo mpamvu umugore utwite ahabwa bya binini byamenyekanye nk'ibya feri. Iyi vitamine B9 ushobora no kuyikura mu biryo nko mu binyampeke, mu mboga rwatsi no mu nyama y'umwijima. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya kabiri idufasha kureba ko inda y'umwana irimo ingingo zimeze neza zirimo umwijima, igifu, impyiko, uruhago rw'inkari, amara n'umukamba w'inda. Hari ubumuga bw'izi ngingo buzwi buboneka kuri ekogarafi harimo omphaloceles. Omphaloceles ni ubumuga umwana avukana burangwa no kugira umwijima munini cyane n'urura runini cyane, bigatuma ibyo mu nda bisohoka inyuma y'umukamba w'inda, ariko bikaba bitwikiriwe n'agahu gato membrane. Omphaloceles ijya gusa na gastroschisis, ariko gastroschisis yo nta gahu kaba gatwikiriye ibyo mu nda. Ubu bumuga bwombi buravurwa bugakira. Ubundi bumuga tubona kuri ekogarafi bufatira ku nda y'umwana nubwo twita Plan-Barre syndrome. Ni ubumuga bukomatanya ubumuga butatu, aribwo kutagira imikaya y'umukamba w'inda, kugira uruhago rw'inkari rufunze, no kugira udusabo tw'intanga z'abagabo tutari mu mwanya watwo cyangwa tudahari. Ubu bumuga bwose buravurwa bugakira. Ubundi bumuga tubona bufatira ku nda y'umwana ni ukugira impyiko imwe cyangwa kugira impyiko itari mu mwanya wayo. Kumenya ko utwite umwana ufite impyiko imwe bigufasha kuyitwararika wirinda ibyayangiriza. Kumenya ko umwana utwite afite impyiko itari mu mwanya wayo bigufasha kumenyesha abaganga kuyitwararika mu gihe umwana bagiye kumubaga ku zindi mpamvu. Ekogarafi idufasha kandi gusuzuma ingano y'amazi aba mu isuha. Kugira amazi menshi polyhydramnios cyangwa kugira amazi make oligohydramnios ni ikibazo cyo kwitabwaho. Ibipimo by'ingano y'amazi biri normal biba hagati ya 5 na 25. Amazi menshi arangwa n'ibipimo byo hejuru ya 25. Elevated amniotic fluid index greater than 25. Aya mazi menshi ashobora guterwa no kuba umwana afite ikibazo mu kumira, cyangwa umugore utwite akaba afite diyabete, cyangwa waba utwite impanga zikaba zicuranwa amaraso, icyo twita twin to twin transfusion syndrome. Aya mazi menshi ashobora gutuma umwana avuka atagejeje igihe, cyangwa umugore utwite iyi ndirimo aya mazi menshi akabyimba amaguru
cyangwa akagira ikibazo cyo guhumeka nabi. Ibiribwa bishobora kugufasha kugabanya aya mazi harimo imboga rwatsi, ifi, inkoko, seleri, tangawizi na tofu. Amazi make arangwa na amniotic fluid index iri munsi ya 5. Kugira amazi make y'isuha bishobora guterwa tubuka kw'agahago kayo cyangwa umwana ufite ubumuga bw'urwungano rw'inkari. Kugira amazi make y'isuha bishobora gutera ingaruka mbi ku mwana zirimo kuvuka atagejeje igihe cyangwa akagwingirira mu nda. Ibiribwa bishobora kukongerera aya mazi harimo epinari, inkeri, itomati n'ibindi. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya 2 idufasha kureba igitsina cy'umwana utwite. Iyo ari umuhungu tubona icyo bita taco sign, bishushanya kumwe umukinnyi ugiye gutera tackle undi bimusaba gushyira ukuguru mu maguru ye. Aha naho tubona agapipi hagati y'aho amaguru atereye. Iyo ari umukobwa tubona icyo twita coffee sign cyangwa ishusho isa n'iy'intete y'ikawa hagati y'aho amaguru atereye. Ekogarafi ikozwe mu gihembwe cya 2 itwereka amaguru n'amaboko by'umwana ndetse n'ubumuga bishobora kuboneka harimo nko kugira akaboko k'akanimfu cyangwa akaguru k'akanimfu cyangwa kubura igufwa runaka. Urugero ni abana batagira igufwa ryunganira ruseke rizwi nka fibula. Murakoze, menya isuzumishe kare ya none tuyisubikiye aha. Gusa turabararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha aho tuzarebera hamwe akamaro ko guca mu cyuma mu gihembwe cya 3. Tumenye ngo iyo bavuze ko umwana acuramye cyangwa yicaye biba bivuze iki. Wifuza kandi ko ibiganiro byacu nk'ibi biba akagaruka iwawe, kanda ku nzogera wiyandikishe. Murakoze, tubifurije ishya n'ihirwe mu mirimo yanyu. Mugire ubuzima bwiza buzira umuze. Muraho, tubahaye ikaze na karibu kuri uru rubuga.